Mu kanyamuneza akenshi cyane King James ndetse agaragiwe na Rusine by'umwihariko nyine na Lucky Nzeyimana bamuherekeje i Bruxelles agiye gukora bimwe mu bitaramo, ariko gusa icyo nakubwira ni uko atari ibitaramo gusa. Uyu King James ubona amwenyura gutya, hari ikintu nyamukuru kimugejeje hariya i Bruxelles, kitari igitaramo gusa, azakora ibitaramo ariko hari n'ikindi cy'ingenzi nje kukubwiraho, ariyo mpamvu ugira ngo rero tubane muri iyi video. Nubwo rero uyu King James yari amaze gukora amateka hano mu Rwanda, hano muri BK Arena, rero murabyibuka ko aheruka kuzuza iyi BK Arena inshuro ebyiri zikurikiranye, dore ko ari ibintu byanejeje abakunzi be cyane, ndetse bamwe ntibananyuzwe bumva ko bakongera bagakora n'ikindi gitaramo cya gatatu, ariko nubwo nyine bitari gushoboka. Bamwe rero mu bakunzi babarizwa hariya muri Bruxelles rero baravuze bati rwose natwe muturwaneho, ubundi turebe ko natwe twasogongera ku iki gitaramo nyine cya King James, cyangwa se muri iyi turu harimo 20 years amaze nyine mu muziki, dore ko ariko yise iki gitaramo nyine ni igitaramo cyiza cyane kiri kuzenguruka hano nyine by'umwihariko cyari hano mu Rwanda, ndetse akaba agera no mu Bubiligi. Nubwo yaherekejwe rero na Rusine ndetse na Lucky Nzeyimana nk'uzamufasha kwemusinga, uyu King James rero yifashije bamwe mu bashuti be by'umwihariko tutibagiwe nyine n'abandi baje kumushyigikira hano mu Rwanda, mu rugero nka Bruce Melody. We ntiyabashije kumwitwaza, ariko yitwajije uyu Rusine nk'inshuti ya hafi nyine, kugira ngo iyindi mirimo yose nyine izakorerwa hariya uyu mushuti we azaba ahari. Amakuru avuga ko rero uyu King James yaba agiye guterera ivi umukobwa yihebeye. Nyuma yaho rero abafana be bakomeje kumugerageza bamubwira ati King James dukeneye umukunzi, dukeneye rwose kukubona, dore ko uyu King James agerageje rero no kuririmbana n'uyu Airways ku rubyiniro nyine, ariko baravuga bati kuki atabashije kubyinisha undi mukobwa uwo ari we wese nyine ku rubyiniro. Uyu King James rero umaze imyaka hafi igera 20 yaba mu muziki, afite indirimbo nyinshi kandi zigiye zitandukanye, ari nazo nyine agiye kuririmbira hariya mu Bubiligi. Akaba yarakuze amateka, by the way, ntabwo ari ibintu twagarukaho byinshi cyane tuvuga ku mateka ye, kuko n'umunyabigwi birazwi kandi nawe ufite uko ubizi. Icyo wamenya rero ni uko uyu King James yabagiye rero gutera ivi n'umukobwa we yihebeye, dore ko uyu King James agiye kubigenza nk'aba mu masitari benshi twagiye tubona hano mu Rwanda. Na Nyambo Jessica nawe murabyibuka ko yagendaga hariya mu bigu, ubundi agiye gusura umushuti we, nyamara agakomeza kwica ryera. Ndetse na Irene murabyibuka ko nawe nyine yagendaga, ubundi inkuru zikavuga ko agiye mu zindi gahunda, kandi nyamara agiye gusura umukunzi we. N'uyu King James rero yifashije uyu Rusine ndetse na Lucky Nzeyimana kugira ngo azabashe gutera ivi, akaba nyine ari mu muhango nyine byitezwe yuko ari umuhango wo gutera ivi, dore ko nyine ibi bizakorwa nyuma y'igitaramo. Uyu King James rero ubundi ibirori bindi bikazakomereza hano mu Rwanda. Ayo ni amakuru agenda tugezwaho by'umwihariko barebera hafi nyine uyu King James, dore ko nyine uyu King James nawe nyuma y'iki gitaramo yaganirijwe, ubundi abazwa igihe yazagerageza nyine gushyingirwa cyangwa se nyine kubana n'uwihebeye, dore ko nyine King James amaze igihe kinini cyane abisabwa n'abafana be. Ku inshuro rero uretse kuba yaratanze ibyishimo hariya muri BK Arena, byitezwe ko rero uyu King James agiye kongera gushimisha abakunzi be nyine, ubwo nyine agiye kubereka umukunzi we ku nshuro ya mbere. Ese wowe ubyakira ute? Ukunda King James cyangwa wikundira ibihangano bye? Iby'ubundi by'ubuzima bwe ntabwo bibazwa. Urazi kutubwira no muri comment rero ko wakira iki kintu, kandi niba ari ubwa mbere ugeze hano icyo nagusa no kwakanda subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza birano byo kugira 5/5 kimwabanye nyitokanda. Ndabashimiye.